Ese wari uzi ko kaburimbo imenwa ku muhanda ibishyushye ku kigero cyo hejuru utatekereza? Ibaze kaburimbo ushobotse gukandagiramo urukweto rugashya. Iyo ni kaburimbo imenwa ku muhanda, ariko biterwa n'uburyo ibishyushyemo, kuko hari igihe ituruka kuri asphalt plat iri hagati y'ijana, ifite ubushyuhe buri hagati y'140 kugeza kuri 170, cyangwa se ifite 280 kugeza kuri 300, bitewe n'aho kaburimbo izajya. Hari abantu benshi bibaza impamvu iriya modoka ibitwaye kaburimbo igenda ipfutse hejuru. Ziriya ni impamvu z'ingenzi cyane, impamvu z'agaciro cyane, ni ukurinda ubushyuhe kugira ngo kaburimbo igumane umwimerere wayo guturuka ivuye kuri asphalt plat kugera kuri site. Birana ibyo bituma kaburimbo iba ifite ubuziranenge buzira umuze. Hari kamwe mu gakoresho bakunze kwifashisha bari gupima niba kaburimbo igiye kumenwa ku muhanda yujuje ibipimo bikurikira, kuko kaburimbo igomba kumenwa ku muhanda ifite ubushyuhe buri hagati y'135 kugeza ku 155, cyangwa se byarenga ntibirenge 170. Ako gakoresho bakita dia thermometer cyangwa se bakakita infrared thermometer gun. Ni agakoresho k'ingenzi cyane gatanga izi temperature bakifashishije. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni nuko kaburimbo imenwa ku muhanda igomba kuba iri hagati y'130 kuzamura degrees Celsius z'ubushyuhe. Minimum itagomba kujya munsi ni 130. Ibi bituma kaburimbo imenwa yizewe, mbega bikihereza ubushobozi bwo kugira ngo imenyeshe ko iri munsi ya 130, bituma bitime itangira gufata, mbega igatakaza umwimerere wayo, igatangira gufatana n'amagrega, kandi uzacunge iyo kaburimbo ari kuyimena ubona ubwayo ibuye riri kwikura kuri ibi. Bakimena kaburimbo ubona ubwayo isa naho iri kwitandukanya aho kugira ngo ifatane. Sawa, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.